mu gice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Linda yarari kwa muganga ndetse hano hari hamaze kubonekamo ikibazo nangwa se kuvukamo ikibazo cyuko hagati ya Lina n'umwana twite umwe agomba kubaho undi akahasiga ubuzima. Hari hakiri kwibazwa ese hatabarwa umubyeyi nangwa hatabarwa umwana. Ku rundi ruhande Lina we aba yifuza yuko hatabarwa umwana we. Ese ubundi byahereye he? Byarangiye gute? Inkuru yacu n'ubundi reka tuyitangirire kwa muganga kuri Lina ndetse na Hirwa bari kuganira na mushiki we. Kabwa Lina, uracyari muto, imyaka yawe ni mito cyane. Reka nkubwire, mbabarira, ureke dukize wowe, reka bari wowe twitaho, kuko erega n'ubundi ni urugamba. Niba ari abana uzabyara n'abandi. Sibyo mushiki wanjye ari natehirwa, nawe urabizi ko bitakunda. Naremeye mbaho nabi kubw'umwana wanjye. Naratotejwe, narakubiswe, urabyibuka? Hirwa ati yego ndabyibuka. Naraburaye, narabwiriwe, naraye ku muhanda, naraye hanze, naranyagiwe, imibu yandiriye hanze. Mbese nabayeho ubuzima bubi kuva natwite uyu mwana. None ngo ndenge mbyemere? Naba nararuhiye ubusa se? Ntago nazigira mbaho nishimye, nazarinda mpfa nishwe n'agahinda. N'ubundi nazajya ntekereza ko ibyo naharaniye bitigeze bigerwaho. Umwana wanjye agomba abeho, kabone niyo ngewe ntabaho, ariko umwana wanjye abeho. Nimumukize, nangwa se twembi twese mukuru uko mushoboye tubeho. Ibyo kumbwira ngo ni imitemo, ntabwo ngiye nakwihitamo, nahitamo umwana wanjye. Ako Hirwa uri kubyumva? Ari gutekereza ko maze amezi 9 yose ntotezwa. Nta na rimwe nigeze nseka kuva natwite uyu mwana. Nahuye n'agahinda gusa, nahuye n'ibizazane gusa. Nta muntu n'uyu n'umwe wabashaga kunyumva, uretse wowe wagerageje kunyumva, abandi banyakiriye nyuma. None ngo mbe nararuhiye ubusa? Can you imagine? Se nabura uri kubyumva? Hirwa ati ndabyumva mushiki wanjye, ariko please, ese uragenda urabudusigiye nde? Tekereza kuri data, tekereza kuri mama, tekereza kuri njyewe, ariko utekereze no kuri Robert. Do you think turaza kubyihanganira? Urumva turi buze kubyakira? Lina ati nta yandi mahitamo mfite, umwana wanjye agomba kubaho, kuko n'ubundi aramutse atabayeho nanjye ubwanjye sinaba ndiho. N'ubundi naba meze nk'uwapfuye mpagaze, nta kintu nazongera kwimbarira. Nazabaho mu buribwe gusa, nazabaho mu gahinda gusa. Hirwa biramurenga,
mu gahinda kenshi areba mushiki we akabura icyo akora n'icyo areka agahera kasohoka. Lydia bari hafi aho. Rena arembuza Lydia akambwira ati in-law waza hano tukaganira. Ahari wenda bishobora kuba ari ubwa mbere na nyuma, ahari wenda bishobora kuba ari wo mwuka wa mbere na nyuma nangwa se wa nyuma ndi guhumeka. Hari icyo nshaka kumenya. Lydia ati ko numva uvuga gutyo nk'umuri uraza kubaho kandi biraza kugenda neza. Njye ndizera Imana itari buze kudutenguha. Mfite icyizere cy'uko wowe n'umwana mugomba kubaho. Uko byagenda kose mugomba kubaho. Rena ati Lydia niyo njyewe ntabaho ariko umwana wanjye akabaho. Hari ibintu nshaka kukubwira. Kandi rwose ibi bintu ngiye kukubwira mbabarire uzabizirikane. Mu bintu byose uzakora uzabishyire mu ntekerezo zawe. Hari ibintu nshaka kuguhishurira. Lydia ati ni ibiki kandi? Rena ati Lydia sinzi niba uri bufate urupapuro na peno ukandika. Ndashaka kugira ibintu byinshi cyane nkubwira. Ndashaka kukwizera uzambabarira umbere indahemuka. First of all, hariya ahantu nkorera ndetse nkanakodesha ari niwe wahanguriye. Ndashaka yuko nkubwira ahantu hari ibipapuro nangwa si ibyangombwa by'iriya nzu. Namara kukubwira aho biri ukabibika, umwana wanjye yazakura ukazabimushyikiriza. Lydia ati kuki se ari njyewe ushaka kubi? Kuki utabihereza umugabo wawe Ali? Rena ati Lydia ntago nshaka kurira mu maso yawe. Ntago nshaka kugenda mbabaye. Nshaka kugenda nezerewe. Ariko n'ubundi niyo ntarira kano kanya umutima wanjye uraremerewe. Musaza wawe yaramemukiye ari yambereye ikigwari.
ntiwakumva uburibwe nanyuzemo, ntiwakumva amarira narize, ntiwakumva ibintu umusaza wawe na Maya bankoreye. Lydia ati Maya, uwo Maya se we kandi nuwe? Linette rega nta kintu n'iki na kimwe uzi, ntago nari nyibana na musaza wawe, hari hashize igihe. Lydia ati ntago mbyumva, ntago wari ukibana na Ali? None se wabaga hehe, wabanaga nande, ari wari hehe? Linette rega ukuri kose ntago ariko kuvuga, ntago ukuri kose wakuvuga, kandi ibintu byose bibera mu ngo ntago ari ngombwa ngo buri wese abivuge. Buriya mu ngo hihishemo byinshi, hari ibivugwa n'ibitavugwa, hari n'igihe witegereza ukareba ukavuga ati ubundi nimvuga biramara iki, biratanga iki? Nta kintu n'iki na kimwe byamara. Hari igihe witegereza ukareba ukabona niyo wahamagara abantu ngo baze babunge, n'ubundi amazi yararenze inkombe, ukabona n'ubundi ingeso umuntu yagiyemo, keretse ubwe ku giti cye yifatiye umwanzuro, nta kintu inama z'abantu zakora. Lydia atari kuri kuncanga. Linette ntago ndi kugucanga, ahubwo ndi kugira ngo nkubwize ukuri. Musaza wawe inshuro twabanye neza, inshuro nabanye nawe tunezerewe, wazibara. Kuva twabana yatangiye kujya ataha amajoro, namubaza kuki utaha amajoro, akambwira ngo ntago mushinzwe, kambwa ngo nkwiye kwita kuri njye ubwanjye, ndetse nkanita ku mwana nabyaye, we nkamushyira ku ruhande. Bidatinze yatangiye kujya azana Maya mu rugo. Hari n'umunsi bandaje hanze, nkaho ibyo bidahagije yaramuzanye babana nk'umugore n'umugabo. Ese uzi ko yabanje kongera nkaho usigara uwiwe, akajya nkoresha ibintu byose? Baranoteje, ni byinshi ntago nabisubiramo, ariko nkihangana. Nararebye n'ubundi ndavuga nti icyo nakora icyo ari cyo cyose ntago cyakuraho uburibwe ndi kunyuramo, nticyakuraho nabura ibyo arari gutekereza, ahari riri n'iryinyo ryanjye. Naratekerezaga nkavuga nti ahari ndi kunyura mu bihano by'uko nanze kumvira ababyeyi. Lydia, iyo nza kuba narumviye mama, ntago nari kuba naratwaye inda, ntago mba ndi hano. Ariko byose nabirenzeho. Iyo ntaza gukora ikosa ryo guhura na Ali, nkamukunda nkamwizera, nkamuha umubiri wanjye, nkamwiha wese ntacyo nsigaje, ntago nakabaye ndi hano. Nanjye nakabaye narasoje amashuri nk'abandi, nakabaye nanjye ndi kwiga university nk'abandi, nakabaye meze neza ndyoshye. Ariko si I'm here. Ndimo ndarwana n'ubuzima, ndimo nditekerezaho ngatekereza no ku mwana wanjye. Ari yaramemukiye, ari yanteye agahinda, ari yarantaye, ari nigeze nankunda. Ubu bimaze kuncanga ndetse no kunshobera, ariko nabyo mfite nabikoraho. Ngomba kwakira ukuri kw'ibihari byose. Ntabwo nkunda, kuko iyo aza kuba nkunda ntabwo byari kumworohera kunkorera nk'ibyo yankoreye.
Lydia biramurenga areba Lina kumva ati Lina kuki utambwiye kuki ibibazo nk'ibyo wabyihereranye ese nabura basi yubwira tata nangwa se mama wanjye kubizi ko nyoko bukwe na so bukwe bagukunda kuki utatubwiye ngo turebe ko hari icyo twakora Lina ati Lydia kuba mabukwe yankunda nangwa se data bukwe yankunda umuhungu wabatankunda nacyo byaba bimaze nta nicyo byaba bivuze hariya nta kintu n'ikintu kimwe bakora ngo gihindure umutima wa Al ibyabaye byose nyine byarabaye kandi nta kintu umuntu yabikoraho ahubwo hari ikintu nshaka kwisabira mbabarira umwana wanjye navuka uzamwiteho ndakwinginze ntuzatume umwana wanjye abaho ubuzima nk'ubwo nabayeho ntuzatume umwana wanjye agira agahinda nk'ako nagize nangwa se anyura mu buribwe nk'ubwo nanyuzemo kubera yuko byazambabaza cyane aho naba ndi hose mbona umwana wanjye ari kunyura mu buribwe Lydia please uzite ko umwana wanjye ndabizi ndaza kubyara umwana w'umuhungu kuko byose ndabizi kandi umwana wanjye ugomba kumwita Ituze Evan Lydia tugize ngo iki ayo mazina ntago nyumvise cyakoze mbashije kumva Ituze Lina ati nibyo wabyumvise neza umwana wanjye uzamwite Ituze Evan nabaho nangwa se simbeho Ituze agomba kubaho Evan wanjye uzamwiteho uzamuha urukundo uzamuberaho nyina atari ibyo ntashoboye kumuhoza bimuhe Lydia please ibyitwa ko ari ibyanjye byose mbishize mu maboko yawe umwana wanjye ntazagira icyo abura n'ikintu na kimwe Lydia reka ngira ikindi kintu nkubwira umwana wanjye uzamubwira uti mama wawe Lina yagukundaga atarakubona yumvaga azaguha buri kimwe akaguha urukundo rukwiriye yumvaga azagutetesha akagukunda bidasanzwe yumvaga ari wowe uzamubera umutuzo n'umunezero ukamumara agahinda yagize kuva yagutwita uzambwira Ituze uti mama wawe yaragukundaga kandi cyane uzamubwira uti Evan urukundo mama wawe yagukundaga nta wundi muntu yatekerezaga ko azarukunda uzambwirira umwana wanjye uti
uzagira umutuzo n'izina ryawe ituze, uzanga ikibi n'igisa nacyo, ntuzigere uhemuka, ntuzatwarwe n'iby'isi kandi uzagira indangagaciro, uzubaha umuto n'umukuru, uzakunda ingeri zose, uzarangwe n'ikinyabupfura ndetse no kubaha, uzambwirira ituze uti uzige gutuza no gukomera, mu bikomeye ujye wiyambaza Imana, mu byagushobeye uhamagara Imana, aho rukomeye uzige kwihangana, uzihanganire ibizakubabaza, ibimeze nk'amacumu bizaguterwa, uzabyihanganire. Lydia, uzambwirire Evan uti mama wawe yakabaye ahari ku bwawe ariko ntabwo byamukundiye, hari amahitamo abiri kandi yagombaga guhitamo wowe. Uzambwirira ituze uti byarashobokaga ko ahitamo kubaho akazabyara abandi ariko umurutira abo bandi bose. Lydia, mwana wanjye uzamubwira uti naho ndi nzaba mukunda, aho nzajya hose nzaba mukunda. Lydia please, umwana wanjye azabeho neza, uzamurinda agahinda, uzamurinde kwicuza no kubaho nabi. Uzamubwira azaba intwari, ntazigera bikigwari, gusa uzamubwire yige kwihangana muri ubu buzima. Intwaro ya mbere ni ukwihangana, kuko umuntu atihanganye ahari yasara. Lydia yitegereza Lena, kumva amagambo yose yamubwiye, agahinda kakaba kose, marira akaba yose, ariko akabura icyo akora n'icyo areka, abura icyo asubiza Lena, ahubwo agahera akasohoka. Ako kanya aba doctors bahera ko baza bagatwara Lena. Abari aho basigara basenga bambaza Rurema. Lydia ajya ku ruhande akavuga ati data wa twese uri mu ijuru, umva gusenga kwanjye, nciye bugufi, n'ubwa mbere pe, n'ubwa mbere nakumva mfite ubwoba, n'ubwa mbere nakumva mfite igihunga, n'ubwa mbere umutima wanjye wakumva udatuje. Rero data wa twese uri mu ijuru, ndagusabye ndakwinginze, rengera Lina, rengera Lina n'umwana twite, Mana turinde gucikamo igikuba, uduhereze umwana muzima kandi nari nabashe kubaho. Bijya bibaho bakavuga ngo byarangiye, ariko wowe ugatanga ubuzima. Aho imbaraga z'abana b'abantu zirangirira niho izawe zihera zigakora, aho ubwenge bw'abana b'abantu burangirira Mana wowe uramanuka ukitamurura. Ahari sinshoboye gusenga uko bikwiriye, ahari ndi umunyantege nke, yewe nta nubwo nkiranuka, ntago nzi ukuri bubigenze, sinzi n'ukuri bubikore, ariko papa itamurure. Lina agomba kubaho kandi n'imfura yikabaho. Ndakwinginze byose bikorere kwiyubahisha, ndakwinginze byose bikorere njyewe n'umuryango wa Lina. Data wa twese uri mu ijuru, ndi umunyabyaha ndakiranirwa pe, sinzi n'iby'ubwiru bwawe, sinzi no kugusenga uko bikwiriye, ariko nyumvira irya none.
Mana tabara, rengera Lina. Mana ndagusezeranya, nuramukurinze Lina akabyara umwana muzima. Nanjye ndahiga umuhigo yuko nzajya nsura abarwayi kwa muganga. Ndakwinginze ntudutenguhe, ngutenguhe kwizera kwacu. Yewe Yesu we, ntudusige ntuduhane, ubikorere kwiyubahisha. Akira harimo asenga ararahahinguka. Lidiya akimubona mu burakari bwinshi niyibuka ko yari arimo no gusenga, aramwegera akamukubita urushyi rwiza cyane. Aratari ko wasaze nkawe umuwigi. Lidiya ati wakiguhariwe, wa mugome we, Lina naramuka apfuye nzarinda mpfa nakubabariye. Uri musaza wanjye ariko nzahera ku nkukaraba. Njye nawe nta kintu n'iki na kimwe tuzaba tugipfana. Aratari kubwura mpora iki? None se ninjye uri bube umwishe? Lidiya tataba wowe, si ukubera ubugoryi bwawe. Ese ma, umugore yambwiye muri kubana ngo ni Maya, uwo mugore ni uwahe? Ni rya habara ryawe mwakundanaga kuva kera, rimwe ritazi kwiyubaha, ry'inshinzi riri aho ngaho ritukana rirwana nkaho ridatekereza, ritazi kwiyubaha, ritazi kureba agaciro karyo. Ngo harya ngo wakunze kuko ari iki? Kuko aba hanze y'igihugu. Icyo cyonyine gusa. Umukobwa udashobora kwiyubaha, umukobwa utakubahira umuryango. Uri warambwiye ngo iki? Uri waransezeranyije ngo iki? Uribuka ko wajyaga umbwira ngo ukunda Lina? Uribuka ko wajyaga umbwira ko Maya wamuretse? Ese wari uri kumbeshya? Ese wari uri kunjijisha? None iryo habara ryawe wararizanye murabana, mutoteza umwana w'abandi. Wirengagiza ko agutwitiye imfura, wirengagiza ko inda yanze kuyikuramo, wirengagiza yuko yemeye gusiga buri kimwe akaza gusanga. Ariko icyo urinda shima, kuki uri umugome wigezaho? Uri ikibi, uri umugome. Nakifuje iyo nza kuba nari mushiki wawe ngo nkwereke uko inama zambarwa. Nakifuje iyo nza kuba nkora Mana yanjye, simbizi. Yaba ari ibishoboka ngo ngiye nkwifungire, ushyire muri gereza aho utazigera wongera kuba, ukahaba ubuzima bwawe bwose, nkagutocaringa, nkakubabaza nk'uko wababaje Lina. Uriya mwana ko yitonda, uriya mwana ko yarezwe, kagira ikinyabupfura, kuki warenze ukamubabaza? Amaraso ya Lina uzayabazwe, Imana izamukubaze. Amarira yose yarize ku bwawe, Imana izayagukubire. Uzarire biruta ibyo yarize, uzababare kuruta uko yababaye. Uriyemera gusa ngo harya uri icyamamare. Wowe uri icyamamare cyahe? Ko wamamaye isi yose ari Yesu Kristo wenyine, ko ari we wenyine uvugwa ko ari we utajya uhanguka. Umva hari abakubanjirije, uyu munsi batakivugwa. Nawe uzarangira, ntukarate iryo zina ryawe n'icyo uri cyo. Kigwari gusa, mugome gusa, wakureba ugenda. Ndi kukureba nkumva neza neza, ntagushwanyaguza. Yaba byashobokaga ngo abe ari wowe uryamye aho Lina aryamye. Ese uri kuraka ari kurwana ishyaka?
yo kugira ngo nabura umwuzukuru wacu abeho. Nta n'isoni. Erega nawe uri hano watimaje, mva n'imbere ugende, mva mu maso. Ari mu bimwaro byinshi, abura icyo asubiza mushiki we, akava akagenda. Agitera intambwe, umudogita umwe ahera akaza akabahamagara. Ese agiye kubabwira iki? Reka inkuru yacu tuyisubikira ahangaha. Ese yaba bazaniye inkuru nziza nangwa n'incamugongo? Ese aho Lina yaba ari bubeho? Aha baba bagerageje gukiza umwana na nyina, nangwa umwe muri barahasiga ubuzima. Inkuru yitwa Warahemutse. Byose twibaza ni mu bice bizakurikira. Njyewe nitwa Atete, ninjye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho.